ufata umwana w'imyaka 16 umukobwa umwohereza i Burayi azi guteka gusa. Bwari ubwa mbere nisanze ndi mu nzu jyenyine, ngomba kwimenya. Ubwo kandi nagezeyo turimo kwinjira muri iveri nko mu kwa 8 mu kwa 9, imbeho yo mu kwa 9 mu kwa 10 uri wenyine. Narwaje mama umbyara murwaza imyaka itari mike, apfa inda ifite amezi 7. Ni nayo chapitre yamvuniye, umva yaramvuniye koko. Bambwira ko apfa, barambwiye bati nturire, ihangana ukomere kubera kutwite. Kubera ko naranamurwaje, nyura no mu bihe bikomeye cyane murwaje. Ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV show. Nkuko bisanzwe turi mu bustani bwa St Paul, ni ahantu heza cyane, hari ubustani bwiza cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye. Hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye, hari ibyo kurya byiza, hari resto nziza. Ni ahantu heza cyane, ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane. Hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho wari usanzwe urara, ushobora kuza. Hari ibyumba byiza cyane kandi ni ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati. Ibihe byiza cyane kuri mwese mukurikira Host TV show, ibiganiro byacu bya buri munsi. Nitwa Rose Nishimwe, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Mana yanjye nanjye kuvuga introduction yawe, ariko mutavuga ngo nini cyane ntaza kuza kuyica. Urashaka nivuge? Sibyo? Urakoze cyane. Nitwa Umuhoza Barbara, nkaba ndi rwiyemezamirimo, nkaba mfite company ikora ibintu bya communications. Harimo ibintu bitandukanye bya communications, harimo content production, harimo corporate communication y'ibigo bitandukanye, ubwo ni branding, marketing, harimo conference communication, interpretation, moderation of events. Nkaba ubu twarongeyemo na services zo kwandika muri iyo communication company, publishing services. Mbese muri ibyo twongeyeho n'ubwanditsi. Ibyo nibyo nkora. Ndi umumama mutoya, mfite abahungu 2, imfura yanjye ifite imyaka 10, umukurikira afite imyaka 5. Nkaba nkunda Imana, nkaba ndi umukristo, nkaba ndi na pasiteri. Mu ncamake. Yes. Wow. Numugisha cyane kukwakira. Ndishimye cyane kukwakira umuntu by'umwihariko umumama mutoya ariko ufite 7 nini nk'iyawe. Niyo mpamvu nari ntinye kuyivuga, ndavuga ngo ntaza kugira ibyo nica cyangwa nkabyibagirwa, kandi nyirabyo hari kugira ngo abitwibwirire neza. Nishimiye cyane kukwakira. Murakoze cyane Rose kunyakira hano. Tujye kuganira rero. Yego. Amakuru yandi? Amakuru ni meza, ndashima Imana. Urasa neza cyane. Urakoze. Muri kubibona rero. Urakoze cyane. Uri na mwiza cyane, uraseka neza. Thank you. Urakoze. Hari umuntu wavuze ngo tujye tubwira abantu ibintu tubabonaho turimo kubabona, cyangwa natwe tugihari kugira ngo ejo tutazabiba. Njya nibaza ukuntu iyo umuntu apfuye tugenda tukagura indabyo zihenze, tugakora ibintu bitangaje ku munsi yapfuye kandi atari bubibone, atari bunabyumve. Bon, mu myizerere yanjye hari abizera ko ngo bakibyumva, hari ababa bakibyumva, ariko ni byiza ko duha abantu indabyo zabo bakiriho. Kandi umuntu akapfa yakundagura ururabo, nta muntu wari umuhaye. I know. Yego. Reka twinjire rero mu kiganiro cyacu, tudatinze turi buze kuganira ku nkuru yawe. Ariko inkuru yawe nanone ishingiye ku gitabo wanditse, ari nacyo ufite uyu munsi. Igitabo cyiza cyane nabonye, ndavuga nti wow. Yes. Kitwa Shape. Yes. So iki gitabo ni igitabo cyitwa Shaped, cyanditswe mu Cyongereza. Nacyanditse mu Cyongereza ariko tuzagishyira mu zindi ndimi, mu Kinyarwanda no mu Gifaransa.
ariko icyongereza nibyo byatworoheye kubera ko twahita tunagigurisha ku zindi mbuga nka za Amazon kandi ubusabe bw'abantu benshi basabaga kopi z'icyongereza dutangira so tugishyira mu cyongereza kandi tuzi ko benshi bazakigura bashobora gusoma icyongereza gusa ntabwo kiri compliqué si icyongereza ngo umuntu yasoma ngo ntiyumve umuntu wize icyongereza uwo ari we wese cyanditse mu cyongereza cyoroshye ntabwo ari igitabo scientifique nimba ariko nabivuga kubera ko tukuzi umuntu usemura indimi abandi bantu barimo bavuga umuntu wese ashobora kucyumva agahita avuga ati ntago nkoraho oya kiroroshye ni inkuru ni nko gufata ni nk'uko twakucarana muri salo ukambwira uti mbwira amateka y'ubuzima bwawe nkayakuganiriza so nuko cyanditse ni umushinga umaze imyaka 2 natangiye kwandika muri lockdown ya mbere ya covid dufungiranye mu nzu tudashobora gusohoka mbese nta wuzi ejo hazaza uko hameze ntangira kwandika mu by'ukuri nta nubwo nanditse mvuga ngo ngo ngiye kwandika igitabo naricaye kubera ibihe nari ndimo nyuramo ndeba n'ukuntu isi irimo kugenda imera numva n'ukuntu merewe mu mutima ndavuga nti reka nandike kera nkiri umwana najyaga nandika utuntu duto noneho ntangira kwandika wabyandikaga hehe icyo gihe ntangira kwandika nanditse muri laptop tuba narafashe laptop nkatangira kwandika nandika page 5 wow noneho numva uko nandika biragenda binzura ndavuga this is good ibintu biraryoshye noneho izo page nanditse nziha inshuti yanjye ni umuntu uba muri communications nawe abantu bamwe baramuzi ku mbuga nkoranyambaga yitwa Rugasaguhunga Ruzindana bimuhaye ndambwira nti niko ibi bintu nanditse se urabitekereza iki arabisoma ati burya suri n'umwanditsi ntireka ntabwo ndi umwanditsi ntabyo nize nagiye mu ishuri nzi kwandika nzi gusoma ariko ntabwo ndi umwanditsi urabizi iyo bavuze kwandika uhita utekereza ibintu ndambwira nti ntabwo ndi umwanditsi atoke ateka nkubwire rero ati iyi lockdown tugiye kwandika igitabo ni igitabo jewe ntabwo ndi umwanditsi ati turandika igitabo ati ntupfusha ubusa iyi minsi yo muri covid ubusa uzajya ukora iki kutazasohoka mu nzu ko business zafunze nta event zizongera kubaho uzabahute ni none si igitabo so nicyo kigiye kudutunga ati no atandika fata iyi minsi uri muri lockdown utangire kwandika ibikujemo byose byandike binashobotse usubire inyuma use nk'utangira mbese ubuhamya bwawe uri umwana uvuka noneho wandike tukubyandika byose ndabyandika twari muri lockdown ngira ngo hafi amezi 2 buriya itwayimaze weho bwarare hafi amezi 3 mbihindura akazi noneho kwandika mbihindura akazi ndavuga n'ubundi ninasohoka muri lockdown sinzi icyo nzasanga hanze nibwo nari ngitangira company byari ibintu bitarafata service natangaga zari zo muri events zivuyeho ntabwo nari nzi ejo hazaza uko hazaba hameze so ntangira kwandika tuva muri lockdown mfite nka page kuko nandikaga buri munsi nabihinduye akazi nkajya mbyuka nkafata douche nkafata breakfast narangiza nkahita nicara kuri machine kuva mu gitondo kugeza nka 11 nkafata pause yo kurya saa 6 nk'umuntu uri mu kazi ubundi nkakomeza kwandika twagiye kuva muri lockdown mfite nka page 90 nabigize akazi ari story yawe ukirimo kwandika ndimo kwandika so umwaka wa 2020 2020 na 21 yari imyaka noneho yo kugenda tuyitunganya neza nakazi bibamo akazi ibyo byose nabihakana ubu ndimo ndamenya impamvu bidakorwa n'abantu benshi kuko ni stress ariko nziza rero wenda turaza kubivugaho ariko twagiye kuva muri lockdown noneho mbonye mfite page 90 navuga ntago nazibika ese umuntu wafata amezi 3 akazi wakoze mu mezi 2-3 ukabika oya kakajugunya hariya mu mazi numva ari kwangiza umwanya ari guta igihe nibwo rero twatangiye umushinga wo kwiga ukuntu noneho izo page 90 tuzibyaramo igitabo cya page 230. wow
Rugasaba arakoze isi yanjye turamushimiye rwose. yes Birashoboka ko ari kugwa ku muntu utari buze kugufasha kugutera yes imbaraga. akenshi bitubaho tugira inzozi cyangwa tukagira ibintu bitubira mu mutima tukabibwira abantu batari bo. Yego. Abantu batari bo ukabibwira umuntu akaguseka ati wowe se urinde ibyo se wabihera kosha uripasa muremure. Nde wanyu wanditse. Wowe se uri icyaho ubwo urava urajyahe. Yego. Cyo ni kimwe. Ukabibwira umuntu akakugirira ishyari. Yego. Akaba bizi ko ubishoboye. Ariko Rose ntaguteza imbaraga nta kwankuraje kubera ko Rose agiye gukora umushinga ukomeye nk'uyu reka mucecekesha. Oya ntago uzabishobora bibamo stress. Hakaba n'undi ukubwira ati andika tuzaba tubireba nzagushyigikira ariko akagusigaho. So ariko nituzaba tubireba. So tugomba no kwitondera abantu tubwira inzozi zacu n'abantu tubwira ibintu biturimo ibintu bitubira mu mutima. Yego. Ako kantu kabisa kuko hari cyashaka gutuma ibintu byawe bitagiraho bigera kandi nashobora kubimubwira akambwira ati ibyo bintu biveho rwose turi muri lockdown irebere filme sha natwe twese turi mu nzu turi kwirebera filme turi kuri Twitter turi kuri TikTok turi kuri Facebook shaka ikintu wiyokipa nacyo wijya kwandika ni stress. Turamushimiye. Hanyuma baba abantu ubungubu badukurikiye muri aka kanya bafite amatsiko yo kumenya ngo ni igitabo yanditse tubwe ko ari ubuzima bwe n'ubundi yanditse muri makeya ni ibiki bigize kino gitabo cyawe ibiki birimo. So iki gitabo kirimo ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye harimo chapitre 13. Sibyo? Harimo chapitre 13 hari izireba imikurire yanjye. Izitangiza uru rugendo rwa shaped mu kinyarwanda bivuga uwabumbwe. Ndaza kubivugaho ukuntu natangiye ubwo buzima bwo kubumbwa uko nakuze uko nabayeho aho nagiye mba hatandukanye imirimo itandukanye nagiye nkora haba iyo mu rusengero abantu banzimo haba ya business abantu banzimo urushako gupfusha umubyeyi kubyara abana uburezi kwirwanaho. Hari chapitre ya nyuma ni shaped by friendship ndayikunda cyane kubumbwa n'ubucuti. Ubuzima bwacu bugizwe naho tuvuka aho tuba aho dukora n'ibiki ariko bura nitujya twitondera abantu twita inshuti zacu. Iyo chapitre nayisigiye inshuti zanjye ariko ni nyinshi zose ntizajyamo hano ariko nabonye ko aho ngeze uyu munsi magejejwe n'abantu nshobora guhamagara nti Rose mbabarira nze kuri Rose show Rose TV show tuganire ubwo se ntagufite ibyo mvuga nabisohorana. So hari chapitre iri special ya friendship uretse ko zose ziri special ariko hari chapitre y'ubushuti. Noneho ngitangira kwandika ntago cyitwaga shaped. Hari ubwo wandika igitabo kikanyura mu mazina atandukanye nari mfite amazina menshi tukabihindura tukabigira gutya ariko ndangije kwandika iyo manuscript nza gusanga umurongo igitabo cyafashe ni umurongo w'inyigisho zikubiye mu buzima bwanjye mu bintu nanyuzemo mu buzima bwanjye. Noneho nitegereje nsanga ibintu nagiye nyuramo inararibonye nubwo nkiri muto ariko umuntu uzagisoma azavuga ati uyu muntu ndaza kubivugaho. Nsanga ibyo bintu byaragiye bimbumba. Ahantu hambere nabumbiwe ni mu umuryango mvukiramo. Mvuga uburere nahawe. Mvuga ukuntu ababyeyi banjye batekerezaga, mvuga ukuntu ababyeyi banjye bamfataga, ukuntu ababyeyi banjye bandeze. Ariko mbyandika mu buryo umubyeyi uriho uyu munsi, umumama, umupapa ufite abana cyane by'umwihariko abana b'abakobwa. Ese n'ubuhe burere yabaha ku buryo ejo habo heza haba heza kurushaho. Mbivugaho kuko ngewe uyu munsi ntago nari kuba ndi uwo ndiwe iyo nderwa n'umupapa unyumvisha ko nta kintu nageraho kubera ko ndi umwana w'umukobwa. Urabyumva? Cyangwa iyo nderwa n'umumama unyumvisha ko kuko ndi umukobwa ntacyo nageraho. Ahantu hambere nabumbiwe kuba icyo ndi cyo uyu munsi kugera ku byo ndiho uyu munsi ni mu muryango. Akenshi rero ababyeyi cyane twe turi batoya hari ibintu tutitaho
ariko mu myaka 20-30 iri imbere tukabisarura. Uyu munsi ndibuka papa yarambwiye ati none se bya bintu twavugaga warabyumvaga? Wabyumva? None se bya biganiro twagiranaga nawe wabibikaga mu mutima? Nibyo bibyaye kino kintu kuko mama ntakiriho, mama yitabye Imana haciye imyaka 10, ariko papa yasomye igitabo amashapitire amwe namwe aravuga ati kumbe bya bintu rero byarakubatse, byagize ikintu bikora. So mvuga ukuntu nabumbiwe mu muryango, nkavuga ukuntu nabumbiwe no mu rusengero, nkavuga experience yo mu rusengero, gukora mu rusengero kuko nakoze mu rusengero imyaka 10 kuva muri Zion Temple hano Kigali Gatenga, kuva muri 2008 kugeza 2018. nkavuga urugendo rwo gutangiza business yanjye, ukuntu rwambumbye, kwiga gucuruza, kwiga kunegosia, donc ibyo byose ngenda mbishyiramo. Mvuga ukuntu nabumbwe nibana jyenyine ndi umwana i Burayi, nagiye kwibana i Burayi mfite imyaka 15-16. So nkavuga ubuzima bw'umwana w'umukobwa w'imyaka 16 yibana i Burayi uko busa, n'ingaruka bimugiraho nuko bumubumba. Ibyo byose mbivugamo kuko biri mu bigize uwondi we uyu munsi. Iyo chapitre nayo ni chapitre ikomeye kuko ni chapitre iki gihe ababyeyi benshi barimo kohereza abana babo kwiga i Burayi, bari kubohereza kwiga muri Amerika, muri Canada, abafite ubushobozi, ariko n'abadafite ubushobozi babohereza muri internet. Ese uwo mwana utandukanye nawe umutegura gute mu marangamutima? Ese umuganiriza gute mu mutwe? Umutegura ute mu mutima? Umutegura ute mu mubiri? Umutegura ute gutandukana nawe? Separation hagati y'umwana n'umubyeyi itegurwa ite? Yaba ajya muri Amerika, yaba ajya kwiga Kiziguro, hakeneye gutegura uwo mwana kugira ngo ibyo wamushyizemo atabisiga mu rugo akagera kushura agafata ibindi, kuko niko bimera. Kuko babita mu rugo yagaruka ngo umwana yarananiranye, ariko hari ahantu haba hari akantu kacitse. So mbiganiraho nkabivugaho, ibyo byose byagiye bimbumba bingira uwondi we uyu munsi. None nibwo naje kwitegereza rero nsoza nsanga ibintu nanyuzemo nubwo nkiri muto ni ibintu byatuma tuganira, zatuma dutangira kugira ibiganiro ku burezi, ibiganiro kuri women empowerment, gushyigikira umwana w'umukobwa cyangwa umudamu ushaka gucuruza, kwiteza imbere. Ni ibiganiro twagirana ku murimo w'Imana, gukorera Imana. Nimba uri umukristo, ni gute ubenefisia ibintu uri murakura mu rusengero. Ni ibiganiro twagira ku burezi, uri umubyeyi wifata ute, ufite abana wifata ute. Ni ibiganiro twagira kuri depression kuko mvuga kuri mental health, ubuzima bwo mu mutwe, mvuga kuri depression. So naje gusanga rero nubwo byagiye bimbumba, ariko noneho na amashapitre yadufungurira ibiganiro dukeneye gutangira kugira muri societe yacu. Ibyo bintu byose harimo nk'izo wagiye uvuga nkumva ahari watubwiramo bimwe nko Kuririra utubwiye yuko wibanye ufite imyaka 16 i Burayi. Sinzi impamvu numvise nyitinzeho nyine kugira ngo wenda ntago watubwira uko wayanditse yose uko byagenze cyangwa se uko ubuzima icyo gihe bwari bumeze rwose, ariko byibuze ukatusangizaho gatoya. So mu myaka urabona jenoside ikirangira, abantu benshi bagiye hanze, barahunze, ariko hari uruva n'uruza. Abantu benshi bagiye hanze i Burayi, ibihugu by'i Burayi byari birimo bitanga ubuhungiro ku banyarwanda benshi barimo guhunga. So no muri icyo gihe rero hari ababyeyi benshi bohereje abana i Burayi. Nibo diaspora dufite uyu munsi, byo simbitindaho. So ndi mu bana bagiye muri icyo gihe. Nagiye muri 2002. Nafite imyaka 15 ninjira muri 16. Nanjye njya kubi Burayi, nyura muri system nk'iyabandi bose banyuramo, bazabisoma mu gitabo. Noneho ntangira kwibana kuko nagomba kwibana. Bwari ubwa mbere mvuye mu rugo ntandukanye n'ababyeyi. Bwari ubwa mbere nisanze ndi mu nzu jyenyine. Ibintu byose ugomba kubyikorera, ngomba kwimenyera
okay, kuba uri i Kigali ababyeyi baba bari Kanombe ukajya kuba Kimironko bitandukanye nuko ababyeyi bawe baba bari Kanombe ubi Burayi. Kuko Kimironko uza aho uri buhahire, uzi ibyo uri buhahe, uzi uko ubihaha, ushobora no guhamagara mama uti none se ndagura iki gute, ndabigenza gute. Noneho ntago ari Kimironko na Kanombe, ni Kanombe ni Burayi. Ntuzi uko bahaha, ntuzi uko amaduka yabakora, ntuzi uko batega bus hariya, you do not know anything. Nta kintu uzi. Igitondo kimwe wisanze muri iyo nyanja ya environment utazi n'ikintu na kimwe. Kandi hariya muri biriya bihugu uhita uba independent. Donc no kuvuga ngo nagomba kubona homba, ndahabona baradufashije turahabona mbona homba, ariko ibindi byose ndabyikorera. Nishakira ishuri nigaho, ndiyandikisha, njya gushaka aho kuzajya mpahira ibiryo, ibintu byose nta muntu wanteguje. Fata umwana w'umukobwa mwohereza i Burayi, nta kintu na kimwe azi guteka gusa. Kuko icyiza cy'ababyeyi bacu n'ukuntu batureze icyo gihe sinzi kuba ariko bikimeze, ariko icyo gihe ku myaka 16 wabaga uzi guteka, nicyo kintu cyonyine. Ariko se ibyo nteka ndabiguraye. Ubuto bw'i Kigali ndabuza, ariko hariya I have to read, ngomba gusoma. Ndagura ubuto gute? Ese ibi bitungo urumva ariko gutangira ikintu cyose. Fata umwana ku myaka 16 yakuze bamushakira amashuri, bakamwandikisha, bakishyura minervare, bakamuzanira bordero ngo ke ngo genda ku ishuri werekane bordero. Rimwe namwe bakanakujyana. None ubu ngubu ngomba kwishakira ishuri, kumenya classes ngomba kujyamo ni Burayi. Amashuri yubatse uburyo butandukanye, setup iratandukanye, ngomba kubyikorera byose byenyine. Ngomba kwimenya. Ubwo kandi nagezeyo turimo kwinjira muri iveri nko mu kwa 8 mu kwa 9, imbeho yo mu kwa 9 mu kwa 10 uri wenyine. Utazi yo biva. Utazi nta makoti, ntuzi nuko bambara, kuko muri iveri baba bafite imyenda bagomba kwambara amakola, ukagerekaho ipantaro, ukambara nka pere 2-3 z'amasogisi, ukambara sengeri, agapira n'umupira w'imbeho n'ikoti ryo hejuru n'ingofero naga. Ibyo bintu ntabyo nzi. Hano uguzi ko nyine umuntu ashobora kwambara ibintu bingana gutya ntabyo nzi. Oh my God, that was a journey. Rwari urugendo rukomeye. So icyo kintu cyarambumbye iyo myaka, kuko nabaye kuva mfite 16 kugeza kuri 21. Iyo chapitre nyita shaped by independence. Ni chapitre ya 3, kubumbwa na independence, kubumbwa n'ubwigenge. Okay, mu buryo bumwe ni byiza, ubundi buryo si bwiza, ariko ikintu byamfashije nuko mu mutwe wanjye hahora handitsemo ko solution z'ubuzima bwanjye zose ziranturukaho. Ku ruhande rumwe ni byiza, ku rundi ruhande ntago ari byiza, kuko birangora gusaba ubufasha. Ariko kandi nanone bikamfasha, kuko nsaba ubufasha nzi kushobora kubunyima, so nza gusaba ubufasha nateganije nti n'ubunyima ndakora iki. Kuko nabaye imyaka 5 nta muntu usaba ubufasha, nta muntu umpa ikintu, nta muntu mvuga ngo sha nibinanira Rose aramfasha. Nimbura amafaranga yo guhaha Rose arampa amapaundi 20. Nabayeho mvuga ngo amapaundi 10 ndayarya gute iminsi 3. Amapaundi 10 ni 10,000 by'abanyarwanda. Ndagereranije. Ndabaho gute muri ibi bike mfite. Ntiyandaritse. Navuye no mama ambwira ati umva ibyo ushaka byose uzabikora, kuzambabarire ntuzatwite. Ati ubu nutwita ngeze kukohereza i Burayi. Ababyeyi banjye nyine nubwo banyohereje ndabibashimira, ariko nabo bahoranaga ubwoba. Bakambwira mama akambwira ati mbabarira ntuzatwite. Nicyo cyari kimuhanganye. Umva. None ufata umwana w'imyaka 16 w'umukobwa umwohereza i Burayi.
urimo uratekereza ese nahura n'abahungu ibyo bamubwira akabyemera, ese niba mutera inda, ese nayiga kunywa inzoga, ese naba umusinzi, ese namenya gukoresha urumogi, ese uyu mwana nampfira, ese ariko nanone ngize amahirwe ndamwohereje agiye kwiga neza. Agomba kubalansa ibyo bintu byo. Ariko ndabishimira Imana. Ikintu cya mbere nshima Imana nuko nagiye i Burayi narakijijwe. Kuri imyaka 16 wari barakijijwe. Narakijijwe, nahaye Yesu ubuzima bwanjye mfite imyaka 13 n'ine. Sinabivamo. So iyo myaka rero mbivuga mu gitabo. Iyo myaka nabayeho jyenyine, nubwo twavuga ngo nari jyenyine, ariko nari kumwe n'Imana cyane. Nagiye nsanga nta wundi muntu mfite tubana mu nzu, mfite Imana, mfite umwuka wera. Byaramfashije kubera ko na developye nakujije ubusabane n'Imana bwiza butarimo umuntu, butarimo agatuti, kuko abantu benshi banzi kuri podium nsemura. Ntago biri ariho byahereye. Mbere yuko ugendana n'Imana muri public, ugomba kubanza kugendana nayo muri prive. Mbere yuko bishininga imbere y'abantu, bigomba kuba bifite imizi ahantu muri private. So iyo myaka rero yari imyaka yanjye yo kubana n'Imana. Nagiye mbwira Imana nti Imana, sasa nta papa uri hano, nta mama uri hano, nta kintu nzi, uranyobora kuva mbyutse kugeza ngiye kuryama. Ninjya mu iduka unyerekaho nkura amavuta yo guteka, unyerekaho nkura umuceri wo guteka, unyereke uko managing amafaranga. Icyo ni ikintu tuzajya twigisha abana bacu, ntitubigisha ku relationship with money, ntibamenya kujera amafaranga. Jewe nabyigishijwe n'Imana ngo baraguha amafaranga angana gutya, urayajera gutya na gutya na gutya. Iyo relationship nagiranye n'Imana ndi jyenyine, iyo myaka 5 nagendanye n'Imana ndi jyenyine, ntago byari perfect, sindi ntungane, sindi marayika, mfite amakosa nakoze, n'umuntu twese dukora ibyaha, it's not a big deal. Ariko kugendana n'Imana uri wenyine, nta muntu, nta performance. Batavuga ngo ku cyumweru ngo uraza gusemura, ngo so bigomba kuba bisa bityo, ngo cyangwa ngo uraza kuririmba, ngo ugomba gutera chorus ngo ukemeza. Kwa kugendana n'Imana nta kintu uri buperforming, kwa gusoma ijambo nta hantu uri burisome, kwa guhimba indirimbo nta hantu uri buyiririmbe, ntako bisa. So muri iyo chapitre ya independence rero ndabivugaho. Ariko nkuko iki gitabo imyaka nacyanditse cyangwa y'ubuzima bwanjye nago nayishyira mu mpapuro ngo zirangire. Nabikubwiye no kugira ngo dutangire kugira conversations. So amashapitre arimo nayo kudufasha kuganira n'ibirenze ibyanditse mu gitabo. Narondogoye. Oya ntacyo. Byari ngombwa twagombaga kubyumva kandi tukabyumva neza. Uvuzemo icyo kintu cyo kuba abantu benshi bakuzi mu rusengero, abenshi n'undi niho tukuzi gusengero, usemura, wigisha, imbaraga zo kugira ngo wivemo, wisohokemo wandike ubuzima bwawe. Wavuga yuko ni imbaraga nyine umukristo zimeze zavuye hehe, zakiriwe guteza ibintu nk'ibyo. Okay, nkuko nabitangiye nkubwira, ntago natangiye kwandika iki gitabo mvuga ngo ngo ngiye kwandika igitabo, ngiye kwandika amateka ntwike. Nabitangiye ari ibintu byo kuvuga ngo I'm keeping myself busy muri lockdown. Ndimo ndashaka ikintu nkora muri lockdown, reka nandike. Ariko ubwo rugasa kambwira ati ariko icyo kintu kizaba igitabo, ntireka twandike. Atoya ntago tuzabireka gutya. Ati okay, ati banza wandike tureba aho uzajya. Ko twagiye kurangiza lockdown zimaze kuba page nyinshi. Ariko imbaraga reka mvuge ngo byari bigoye. Byari bigoye kuko byansabye gusubiza amaso yanjye inyuma, nkagenda mfungura buri kabati k'ubuzima ka buri chapitre, nkiyemerera gufilinga cyangwa se kumva amarangamutima ari muri burako kabati, buri cyo icyumba cy'ubuto, icyumba cyo kwibana, kongera kuvizita ayo mateka, kongera kuvizita imbeho yo muri 2004 nkigera mu Bwongereza nkumva ukuntu yari imeze, kongera kuvizita
challenges zitandukanye ziri muri buri cyumba nandika kuri iki gitabo, si byose ariko kongera kubyumva aho ibyo nibyo byari bigoye. Nashoboraga no kubyandika simbisohore nk'igitabo, ariko icyo ahubwo kongera gusubira hahandi ukabifilinga, ukabyumva, ukabisohora, aho niho hakomeye. Ariko ni naho heza, kuko niho hakiza umutima. Niho hakiza umutima iyo wongeye guhangara bya bintu ukabireba, ukabyandika cyangwa ugashaka ahantu bishyira ukabisohora uri wenyine, kuko bigomba no kuyungururwa. Nanone hari ibyo utapfa gusohora hanze uko biri, kubera ko bishobora gusenya aho kubaka. Nanone ibyo tunyuramo byose si uko tubivuga ko hari ibisenya kuruta kubaka. So kwinjira aho hantu muri ibyo byumba nicyo cyari kigoye cyane. Noneho kubyandika, imbaraga rero zikenerwa. Ariko ubu ni umuntu uri kwandika amateka y'ubuzima bwe. Abanditsi bose ntago bandika amateka y'ubuzima bwabo. Hari ushobora gusohora igitabo cy'imivugo, hari ushobora gusohora scientific book, ikintu yakorewe ubushakashatsi, hari ushobora kuvuga ibintu bitandukanye. Ariko iyo ari ahantu bigera ku mateka y'ubuzima bwawe, bisaba ngo ucukuremo indani hahandi, ukongera ukabifilinga, noneho ukongera ukabyandika. Ariko ni byiza, njye nabibonye nk'inzira yo gukira ibikomere bimwe na bimwe nari mfite mu buzima bwanjye. Byanafashije cyane. No kuvuga ibikomere byawe byose wari ufite mu buzima, ibyinshi warabyanditsemo hano mu gitabo? Ntago ari byose, ariko hari bikomeye nanditse muri iki gitabo. Ibikomeye muri byo ni nk'ibihe? Ariko se urashaka igitabo cyose tukivugira hano Rose? Tubwiremo nka bibiri. Reka mvuge kimwe gikomeye. Ni nayo chapitre yamvuniye, yaramvuniye koko. So narwaje mama umbyara, murwaza imyaka itari mike. Nkora n'ubukwe arwaye, ari mu kagari, atava mu rugo. Nakoze ubukwe muri 2011, mama yitaba Imana muri 2012. Sasa mama yitabye Imana ntwite inda y'amezi 7. Kandi iyo grossesse, iyo nda yari yaramvunnye cyane, yari yarangoye cyane ku buryo nahoraga ndi kuri stress yuko ishobora kuvamo, cyane cyane nko mu mezi 5 ya mbere. Inda ya mbere yarangoye cyane. Rero mama no muri ayo mezi ya mbere yo gutwita ararembye, ameze nabi, apfa inda ifite amezi 7. Noneho ndabyandika, ni chapitre ya 10 ivuga ngo shaped by a grief. Ndabyibuka bambwira ko apfa, ariko ubwo tujya no kumureba kwa muganga, it's a long story. Barambwiye bati nturire, ihangane ukomere kubera ko utwite, ihangane ubimire. Okay, so ndababaye, sindire, mama yapfuye, simbisohore kubera ko mfite umwana utagomba kugira ikibazo. Byaranyishe amarira neza, ndagenda ndayamira, ariko arema ikintu kimeze nk'ibuye ku mutima wanjye. Noneho umwana nza no naje kubyara, mbyara neza, mama yarapfuye. Ariko amezi nk'5 6 ya mbere yo kubyara nahoraga numva nshaka kurira, ariko nkabura amarira. Aho nkumva ndabishaka, nkumva mfite ikibuye, nkumva mfite ikintu kindemereye kidasohoka. Kuko sinarize ntabwo naririye uburwayi bwe bwatwaye igihe ngandikaho mu gitabo. Ntabwo naririye uburwayi bwe, ntabwo naririye urupfu rwe, ntabwo. Noneho ngahorana regret yuko mama yapfuye atabonye abana banjye. So sasa umukobwa wese cyangwa umudamu wese azakubwira ngo iyo ubyaye umenya agaciro k'umubyeyi wawe, umenya agaciro ka mama. Umukobwa wese yabyaye ashakanye, ni urugendo rumenywa na mama wawe gusa. Byara urugendo rwo gusama, gutwita, kubyara,
kurera ni ibintu mama wawe yumva kuruta papa wawe. Papa wawe afite ukundi kuntu yakumva uburezi, ariko urugendo rwo kubyara rwumvwa na mama. Buri mukobwa wese yabyaye aba ashaka ko nyina amwaramira, nyina amwigisha koza umwana, amwigisha kwambika umwana. Kiwe ntabwo nigeze mbigira, nubwo Imana yampaye undi mubyeyi akabimfasha muri icyo gihe mwandikaho mu gitabo, ariko donc nagize icyo gihe cyo kuvuga nti okay, iyo mama yari kuba hari akanyereka ko boza ababebe, kuko ntabwo iwacu tuvukana turi benshi, ntabwo nakuranye n'impinja, sinarinzi iby'ababebe iyo biva n'ibijya. Narebaga uruhinja nkavuga nti ruranyereye, ruraguye mu ntoki mbireba, urabyumva. Se umwana bamugaburira bate? Nta babebe twakuranye, so ntabyo narinzi. Bamuturisha umubi gute? Umubi kuturisha umubebe umubi. Umva abamama bazi guturisha ababebe umubi batavunitse, mwubahwe bubahwe. So ndabyibuka icyo gihe cyose rero nagize ikibazo cyo kwishimira umugisha mfite, ariko n'akababaro ko kuvuga ngo sindi naratakaje nubwo nabonye. Biragenda byubaka ikintu gikomeye, bikomeza umutima wanjye cyane, sinari mbizi. Ariko yumva ikibazo kuri anniversaire z'umwana wanjye nahoraga mbabarira mama, nkumva mbabaye mama. Amatariki yo kwibuka iminsi mama yapfuye agahinda kakanyica, cyangwa hakagira nk'akantu umwana akora nkahita mbona mama, nkahita nibuka ko yapfuye atabonye umwana wanjye, ubwo nkabirwara icyumweru. Ntabwo tujya tubivuga, ntabwo tujya tuvuga ibintu by'ubuzima bwo mu mutwe, ntitujya tuvuga agahinda gakabije, ntabwo tujya tuvuga depression, ariko abantu benshi bari depressed. I was depressed, nari depressed, nkabana nabyo, sinshobora kurira, mbese sinigeze ndekura mu mutima. Noneho ntwisinda ya kabiri ndongera ndabireviva, ndongera mbibamo. N'uyu wa kabiri mama ntazamumenya. Ese navuka asa nka mama? Ese nagira imico ya mama? Ariko mama ntazamumenya, nawe ntazamenya mama. Noneho mbana nabyo igihe kirekire, kuko twajyaga tujya gusura papa bakambaza ngo mama wawe arihe. Icyo kintu ndagenda ndakimira, nkishyira mu mutima, ariko kikabaho. Nkajya ngira igihe mbirwara, nkajya ngira igihe njya Rusororo twagiye gushyingura abantu, nkatwara indabyo nkazijyanayo. So mbana nabyo imyaka myinshi. Nabashije kuririra mama ndi kwandika igitabo kuri iyi chapitre. Nyuma y'imyaka myaka 8 Kuririra urupfu rwawe naranditse. Ofete nageze kuri iyi chapitre ndavuga nti Barbara, ntabwo ushobora kuyisimbuka, urayandika, wandika uburwayi bwe, wandika ibintu byose wanyuzemo, wandike ugereyo. N'inshuti zanjye zinzi zasomye iki gitabo zarambwiye ziti umva chapitre iri so deep, ni chapitre y'urupfu rwa mama wawe. Kubera ko naranamurwaje, nyura no mu bihe bikomeye cyane murwaje, byakomerekeje umutima wanjye kumubona apfa every single day, buri munsi. Nuko anyway ndabyandika. Bigeze aho numva ko ntago nshobora kwandika, numva umutima umbwira uti nta kibazo, rekura amarira amanuke. Rira, yarapfuye, ririra uburwayi yarwaye, rira ko mama wawe yapfuye akiri muto, ukimushaka, ukimukeneye, birire ko nta mpuhwe z'umubyeyi wabonye mu buzima bwawe igihe wari uzikeneye. Biririre ko wirwanyeho ubuzima bwawe adahari. Kuko nagiye ndi muto, navuye nafite 15, 16, ngaruka yararwaye. Nagarutse mu by'ukuri ntaje kubona mama, ahubwo nje kumurwaza, kandi nanjye nkiri muto. Maze imyaka 5 ntamubona, maze imyaka 5 tutari kumwe. Ya myaka nari ngarutse yo kuvuga ngo ngiye kumva mama, ngiye kumva urukundo, ngiye kongera ndindwe. Kusa nkaho utazasoma igitabo cyanjye Rose, ibi ni iki? Ya myaka yo kuvuga ngo ndaje, yambeho nyivuyemo, nje mu bushyuhe, ndaje nje kuruhuka,
nje kureka kwitekerezaho, nje kureka kwirwanaho, nje kuba umwana, nje guteta, nje sibyo nahasanze, ahubwo nje gukomereza aho byari bigeze. And it was not easy. Noneho kumurwaza agapfa umunsi ku wundi, mbireba mbana nabyo binyica kugeza igihe yaje gupfira. Iyi chapitre yarangoye cyane kuyandika, ariko ndashima Imana ko nagize amahirwe yo kuyandika kugira ngo mbirekure bisohoke ndire. Byaramfashije ko nsigaye ndira, nabaye umuntu sigaye ndira, no kuvuga ngo ndishima nkarira, abana bakora ikintu nkaseka nkumva amarira araje, do amarira asigayaza. Ikintu cya mbere ndi kubona nuko amarira ari gutangira kuza. So abantu mwiyemeraho ngo nago murira mufite akabazo. Nabayeho imyaka myinshi ntarira, ntazi kurira kubera ko naramiraga. Ufite kuva najya no kwibana i Burayi naricaye ndavuga ko Barbara, hano nta papa, hano nta mama, nta muvandimwe, mira, we move zikumara imyaka 5 uri muri we move ntustope ngo feeling ngo nta mpuhwe, nta muntu uri bukwereke impuhwe, nta mbabazi. So ibintu by'imiteto no, naragiye ndakomera umutima, ariko byarafashe ku rundi ruhande nzi kwirwanaho, ntaho utanshyira ntabo, ariko si ngombwa ko tubindushye, se ni ngombwa ko tugira imitima ikomeye, se turaprovande ko dufite imitima ikomeye. Hari igihembo mu ijuru se tuzabona cyuko ngumva Rose ngo turagushimiye ko wagize umutima ukomeye ngo warikomeje. Hari impamvu Imana yaturemanye amarangamutima, hari impamvu Imana yaturemanye amarangamutima yo kubabara, yo kwishima. Na Bibiliya bivuga hari ibihe byo guseka, ibihe byo kurira, hari ibihe. So ibyo bihe tujye tubifilinga. Kwandika rero birafasha gusohora ayo marangamutima. Ni ukuvuga ababifata nkaho ari ukwivamo, ari ukwimena inda, ari ukwisohokamo, twababwira iki? Okay, so nandika kino gitabo, of course narabisomye ndavuga ko si ibintu ngiye gushyira hanze. Cyarinze gisohoka ngira equipe yanjye abantu dukorana, ariko muri show ko tugiye gusohora igitabo. Ubusibira ibintu tugiye kubivuga, ubusisi yose igiye kubimenya mana, ubusizanye nyene nasobanura. Akose ni ngombwa. Hari ukuntu iyo uri mu public figure, abantu bakuzi baba bafite ibyo bazi babona. You see, uje ukansanga muri za tempo mu gatenga ndi gusemura, utahana Icyongereza, ntuzi ibyo naririye, ntuzi aho naraye, ntuzi ibyankomerekeje, ntuzi uko nteye, nta kindi bisigaraho. Kuri social media, kuri Instagram, kuri Twitter, mposta ibintu nkontrola, ibintu natekereje, ibi biragana he, bifite ihe ntego, birakora iki. So ntabwo ushobora kumenya byimbitse ushingiye ku bintu na postings. Cyane ko n'amafoto tuya cleaninga, tugaposta amafoto dusa neza, tuvuga ibintu biri ku murongo, ariko uriya si wendiwe. Ntitukibeshye ku bintu tubona kuri social media, kuko tuba twabyizeho. Umuntu arabanza akiga kuri text agiye gushyira hanze, akabanza akareba nimba ifoto ifite light nziza, ahagaze neza, ariko ntibivuga bya bintu biri mu mutima. Urabyumva wowe? So nanditse igitabo nangije numva ko ngomba kugisohora. Nkavuga ko semana yanjye ibi bintu ngiye kuvuga harya ninde wabintu, ariko nkavuga nti hari umuntu byafasha. Ngiye gusohora igitabo, nubwo hari uzagisoma akavuga ati yimennye inda, niyo umwe yavuga ngo nimennye inda, hari ababyeyi 10 bashaka kohereza abana babo i Burayi bagisomye, bakavuga bati atumye ntekereza akantu ngomba gukora ngo ntegure umwana wanjye. Uriya umwe ni ukuri Imana imuhumugisha, ni ukuri amusori nimennye inda, ariko genda reba ba babyeyi 10 bari burinde ubuzima bw'abana babo bagiye kohereza i Burayi. Ko bari abana n'abana b'umuryango, n'abana b'igihugu, n'abana b'itorero, n'ejo hazaza h'iki gihugu. Bari abana 10 barandutira ijwi ry'urimo kuvuga ngo yimennye inda. Nimba hari abantu 20 bari busome iki gitabo, 16 ntibiyahure, akavuga ati ndakenera gushaka umuntu nganiriza ubuzima bwanjye bwo mu mutwe. Abantu 16 bane bari bumvuge bakavuga ati kuri mugore ibiki byo bavuga byose, n'ukuri nta kibazo. Buri muntu wese afite right yo kuvuga ibyo ashaka, nta muntu nje kubwira ngo nkunda unyange. Genda reba aba bandi 16 bari bushake ubuvuzi
badiringe na depression bafite, badiringe n'ibikomereye imitima yabo. Impamvu rero mbivuga nuko umuco wacu tubwira guceceka, ngo duhishe, ngo imfura, ngo ushinjagira ishira, ni ubupfura. Guceceka no gupfiramo ni ubupfura. Ariko abantu bari kwiyahura, abantu babuze aho baruhukira. Uvuze bamutera amabuye, uvuze yimennye inda, yego. uvuze ariko nanone Rose, kuvuga ni byiza, ariko n'abavuga tubafashe. gute rero turabafasha. Maze kwandika igitabo nibwo navuze ntariko inkuru zacu zifite umumaro, zifite agaciro. Niho navuze nti reka nsohore iki initiative, gahunda cyangwa programme yitwa Our Stories Matter. Inkuru zacu zifite agaciro, inkuru zacu zifite umumaro. Twicarane n'abantu tubafashe uburyo inkuru zabo bazivuga. Ntago twese tuzandika ibitabo, biranahenda, biranavunnye. Ariko ni gute inkuru zacu tuzivuga mu buryo bwubaka societe, mu buryo niyo bitakubaka societe, niyo bitasohoka, ariko mu buryo bwubaka umuryango wawe, hanyuma kandi nawe ubwawe ugakira. So muri initiative tuzafasha abantu kwandika ibitabo, tuzafasha abantu gukora documentary films. Bose sabanditsi, hari abadashobora kwandika ibitabo akavuga ati genda shaka dukore documentaire y'ubuzima bwanjye, izabe film iguma mu muryango, abana banjye bazayibone, abuzukuru, amashusho azahoreho. Hari n'undi ashaka kuvuga ati gihe inkuru yanjye sinyandika muri story nk'uku, sibyo, ndandika imivugo 20 isobanuye inkuru. Ibi byose ni ibintu dushobora kureba, dufasha abantu kuvuga. Ariko si nibyo gusa, tuzagenda dukora ama workshops yo kwigisha abantu kwandika cyangwa se kuvuga inkuru zabo, kureba context bashaka kuzivugiramo. Hari aho bizavamo ibitabo, hari aho bizavamo filme, hari aho bizavamo documentaire. Ariko harageze ko dutangira kuvuga ibintu byacu, ariko mu buryo buri professional, bukozwe neza. Nk'igitabo nk'iki wagishyira muri Caritas bakakigura, umuntu akagisoma. Cyangwa documentary film yajya kuri YouTube cyangwa ahandi hose, umuntu avuga ati iyi nayireba nkayirangiza. Cyangwa iyi nkuru ikoze neza yavamo film. So uburyo buri professional, kandi muri professional ndavuga hari amahame agenga itangazamakuru, kugufasha wowe nk'umuntu ushaka kwandika kumenya ibyo yungurura, kuko ni process mucamo muri editing. Aha washatse kuvuga iki, aha biragira iyihe ngaruka, aha birafasha ndi, aha birasenya ndi. Kuko tumaze kubibona ko abantu benshi bashaka kuvuga ubuzima bwabo, turabibona ku ma YouTube channel, abantu baravuga, kandi ni byiza ko bari kuvuga. Ariko dusubire inyuma twibaze, ibintu avuga mu myaka 20 bizagira iyihe ngaruka ku bana be, cyangwa ibintu yavuze nabyuka kumva afite umuhati wo kujya muri politiki, arashaka kwiyamaza kuba meya cyangwa kwiyamamaza kuba kujya muri njyanama. Iriya video ntizamukoraho, iriya video iri kuri YouTube. Kandi nyamara yayivuze mu gihe cyayo ashaka kubivuga, ashaka kuruhuka. Ariko se buriya buryo bwa storytelling buraruhura ntibugire izindi ngaruka. So Our Stories Matter initiative ije kugira ngo ifashe abantu kumenya n'uburyo bavuga inkuru zabo. Hari n'ibintu tuvuga bitari byo kuri kamera kuri YouTube. Hari inkuru zigomba kuguma hagati yawe n'umujyanama, umukansela. Peut-être ntukeneye kujya kuri Rose TV kuvuga ibyakubayeho. Peut-être umutima wawe uraremerewe, ukeneye gushaka umutherapist, umukansela, umuntu ukuganiriza ubuzima bwo mu mutwe, kugira ngo ibyo bikomere mufite mubivure, ukayoba platforms. Ibyo ni ibintu abantu baba batazi. Ndashaka kuvuga inkuru yanjye ariko ndayibwira ndi, ifite uhe mumaro, ifite ihe ntego, iramvana he, iranjyana. Ese imyaka 20-30 iri imbere iyi nkuru izaba ifite ubuhe buremere, izakora iki muri societe? Ese ibi bintu ndi kuvuga ngashyira hanze, ndi umusaza w'imyaka 70 cyangwa umukecuru w'imyaka 80, nzayireba mbyishimire? Will I be proud y'ibintu navuze kuri icyo gihe? Ese abuzukuru banjye niba bireba, inshuti zabo zikajya zibabwira ziti mama wawe yaratwikaga,
muri za 2020 mama yari isasu hatuze ibintu yavugaga. Yego. So our stories matter initiatives ije gufasha abanyarwanda, Imana inadufashije bikarenga u Rwanda. Harageze ko tuvuga inkuru zacu abanyafrika, apana umuzungu ko kwihanukira akava muri Canada akaba ruza kuvuga ngo mu Rwanda ngo nuko ibintu bimeze, kandi twe dutuye mu Rwanda tubibamo turamurusha amakuru yabyo, ariko ntitubivuga. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, turapfana inkuru nyinshi, turapfana experiences nyinshi. Umusaza arapfa ngo biblioteke yapfuye. Icyo ni isoni, ni ikimwaro. Experiences dufite tuzishyize ahantu zikandikwa, niyo zitahita ziba igitabo nk'iki, ariko basi hakaba hari ikintu abana bacu bazasoma bakuze, kugira ngo ntibishiriraho. Amateka tutazayasubiramo kuko habuze umuntu wandika amateka. Nanone our stories matter initiative twayise gutyo kubera ko inkuru ya buri muntu wese ifite agaciro. Ndibuka ndimo kugutunganya iki gitabo ndangiza, umwe mu bajyanama banjye yarambwiye ati sasa rero igitabo cyawe abantu barimo kukibazaho ukuntu ku myaka ya 30 ningahe ngo ufite biography, wari wabaho se wari watangira kwandika ngo uvuge ibintu wabayemo. Ariko ndicara ndavuga oya, inkuru yanjye ifite umumaro, ifite agaciro. Our stories matter, zifite agaciro, zifite uburemere, ahubwo twiga ukuntu tuzipackaging tuzivuge mu buryo bukwiye, mu buryo buri professional, mu buryo bufite umurongo ugororotse, uburyo butakugiraho ingaruka. Uruzi ko hari inkuru uvuga igaruka ikagusenya, ugashya neza, kandi ari wowe wayivugiye. So ndavuga nti birakwiye ko tuvuga inkuru zacu, ariko apana mu buryo budusenya, no mu buryo bufasha public. Of course ntabwo abantu bose bazabikunda. Hari abazavuga bati biriya bintu yavuze se ninde wamubajije se ninde ushaka kubimenya. Hari abaheta ngo babita abaheta, but it's okay. Abaheta nabo turabakunda, nabo babibona uburyo bwabo ko Imana yabaremye, it is fine. Ndagaruka kuri cya kindi navuze, nimba mu bantu 16 batari bwiyahure, bariya bane nukuri muzatuma ubutaha twandika neza kurushaho. Sibyo igitabo kikarenga kimwe noneho bikaba yes, ubutaha tuzahita tubaha ibyiza bishingiye kuri comments mwaduhaye. Okay. Sari ikindi ndi burenze. Oya, urashaka inkuru urashaka kuzimara. Oya, bagomba kugura igitabo bakisomera. Harimo n'ama surprise nayo mvuga. Mbabarira Oya shaba. Mugura iki gitabo. Harimo ama surprise. Iyo surprise nta nahantu ndayivuga na hamwe. Urayibonye se uziyo mvuze? Ni. Noya. Ngenirebe mu gitabo urayibonye? Ndahazi harano hari ama surprise. Mana. Kandi iyo surprise nta hantu ndayivuga na hamwe. Kandi nta nubwo nzayivuga kugira ngo bazayanditse. Nyine nayanditse kugira ngo nzayivugire mu gitabo, bazayumva mu gitabo. Tuzongera tugire ibiganiro nyuma y'igitabo gusohoka bakiguze. Ndakurakariye. Ubundi hari umuntu ndi bubishyireho aya makosa. Umuntu wanzanye hano. Nuko bimeze. Rose urakoze. Yes. Harimo ama surprise menshi cyane. Buri chapitre ifite aga surprise kayo. Igitabo cyose nyivuge hano koko. Ariko njyewe ingi nayishakaga. Oya nta kantu gato uri bubone. Chapitre kweri cyumva nta kintu wambwira. Iyo chapitre ifite umwanya wayo. Kwanze. Urakoze cyane. Iki gitabo sasa kizamurikwa ryari? Iki gitabo kizamurikwa muri iyi weekend. Ariko kiratangira kugurishwa muri iki cyumweru Imana idushoboje. Turaza kuguha details, ndaza kuguha details. Hariho nimero na momo code bashobora kukigura. Bakigura bakakiba deliveringa mu rugo, ariko kizaba kiri mu Kirezi, Caritas na Charisma no ku kibuga cy'indege kubagenda. Na vuba ahangaha muri iki cyumweru Imana idushoboje turagishyira kuri Amazon. Ku buryo abari hanze aba diaspora nabo bakigura. Ndaza kuguha ama details yose. Yes. Kuyashyiraho uwakenera kukigura n'uwakenera ibindi byisumbuyeho kandi hari ibiganiro byinshi tuzagirana nyuma. Birimo byinshi cyane aho byinshi.
Barbara wakoze cyane. Urakoze nawe mama. Imana iguha umugisha kandi ukomerezaho. Ngewe ndakwishimiye cyane. Nabikubwiye yuko nkikibona uzi kubona igitabo gifite amapaje 200 na cyanditswe n'umunyarwandakazi. Nishema kuri twebwe, nishema kuri twebwe nk'abanyarwandakazi, nishema kuri twe nk'abanyarwanda muri rusange. Nishema kera ngira ngo twajyaga dutekereza ko ibitabo byandikwa n'abazungu cyangwa n'abandi bantu bafite ubuhanga burenze, ariko uyu munsi nyine turimo kubona abantu bacu batinyuka kubyandika, bakavayo bakavuga ibyabo, bakavuga ubuzima butandukanye. Ikintu cyiza cyane. Wakoze cyane rero no kuduha uyu mwanya no kudusangizamo amwe mu mashapitire atandukanye mwanditseho, nubwo harimo ayo mutwimye, ariko ayo niyo azatuma bagura. Ariko uzi ko ari byo ntabwo mubizi, muze kugura kino gitabo. Urakoze cyane. Wakoze cyane rero. Thank you so much. Mwakoze cyane namwe twari kumwe. Muze kuza kugura igitabo cya Barbara, ni cyiza cyane kandi ndabizera yuko izo surprise yanze kutubwira muzaziboneramo n'ibindi bitandukanye, muzabonamo n'ibindi byinshi cyane kandi muzakunda. Mwakoze cyane, Imana ibamugishe.